Ibintu ku mbuga nkoranyambaga bikomeje guhindura isura cyane kandi bikomeje no kugarukaho n'abatari bake. Uti byagenze bite noneho rero? Nyuma yuko uwitwanana agize gutya agatangaza amakuru avuga ko we na Kimenyi Yves ubu ngubu bakundana bari mu rukundo bishyushye cyane, ndetse yewe akanazana Kimenyi Yves kuri live ya Godfather, hanyuma na Kimenyi Yves nawe akabibazwaho, yewe nawe ntabihakane agahamya neza ko Nana ari uwa nyawe. Ibi rero byose bikimara kuba byavugishije abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, n'ibinyamakuru bitandukanye birabyandika. Ariko ubwo bose icyo bari bategereje ni ukureba icyo Muyango wahoze ari umugore wa Kimenyi Yves aza kugira icyo yabivugaho, dore ko niyi couple yakundwaga n'abatari bake mu bihe byashize, yewe n'imbuga nkoranyambaga zabo zakurikirwaga n'abatari bake. Muyango rero yatunguye abantu ku mbuga nkoranyambaga ubwo yatangaje amagambo akomeye ariyo ngira ngo tugarukeho. Ntabwo ari amagambo gusa, dore ko yagiye ashyiraho n'utuvideo dutandukanye twagiye tugarukaho na benshi kuri iyi mihanda, yewe n'ubu ngubu gikomeje kugenda bigarukaho by'umwihariko. Reka turebere hamwe ubundi aho iyi nkuru yatangiriye. Gusa ibintu byo kubaka niba ari uko bimera biragoye cyane, nyaboneka mbere yo kubijyamo jya ubanza utekereze kabiri. Nana ni ex wawe? By the way, she's not ex. She's your lover? Rio. Uretse gato. Uremera ko niba uri mu rukundo na Kimenyi nk'uko bivuze none namwe muri gukora ibigize icyaha? Nta cyaha ndimo ndakora. Urimo uragikora kuko aracyari umugabo w'umuntu mu masezerano imbere y'amategeko. Ntabwo baratandukana. Imana ngewe abantu bamforoza. Nitujya mu mategeko uri gukora ibigize ibyaha kurongora umugabo w'undi mugore. Ngewe hano kuri TikTok yanjye ngendera ku ijambo rivuga ngo nkunda unshakisha azambona, unshakisha umwete azambona. Arega Kimenyi is handsome boy, ariko Kimenyi is handsome boy. Every woman listen like, to me. Kimenyi is handsome. Like, listen, why don't you say kuki utavuga buretse gato? Ariko yakubwiye ko amuriyo. Buriya reka mubwire Godfather, muri buno buzima bwose wowe ni kwera ukuntu wowe nyine uri ikirembo utajya ukundana, hari ibintu utazi mu rukundo. Buriya uzabane n'umugabo utagukunda ariko ubane n'umugabo ukeneye mu buzima bwe bwose. Two different things. You get me? You get me? Ushobora kubana n'umugabo ugukunda ariko utagukeneye mu buzima herezo, hakaba hari undi muntu akunda azabukeneye mu buzima herezo. So just the two different. That is the mistake girls bajya bakora. Just don't love me, just love. But I want to be important person in your life. Igihe icyo ari cyo cyose, I'm gonna be there. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mudahema kubana natwe mu biganiro tugenda dukora bigiye bitandukanye. Niba bwa mbere rero wowe ugeze hano tuguhaye ikaze cyane. Ibyo tugenda tuganiraho ni amakuru abakomeje kugenda ashishikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, amakuru abakomeje kugenda agarukaho mu binyamakuru bitandukanye umunsi ku wundi, nibyo ngenda gutegurira hanyuma nkagenda mbizana tukabiganiraho. Niba bwa mbere ugeze hano rero nyaboneka ntugende udakoze kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira mu biganiro byiza nk'ibingibi bitandukanye bigenda bigarukaho hirya no hino. Mu by'ukuri ikinteye gukora iyi video ndagira ngo muze tuganire ndetse tunifashishe ibimenyetso bigaragara dukurikije mu byagiye bitangazwa. Ngira ngo mu minsi ishize mwakomeje kugenda mubibona cyane bya Kimenyi Yves ndetse na Muyango bivugisha abatari bakeya, ariko byongeye kugaruka cyane cyane nyine nyuma yuko uyu Natasha agize gutya akaza kuri TikTok live hanyuma akagira ibyo atangarizaho ndetse na Kimenyi akaza hejuru akabihamya. Ibi byatumye rero inkuru zongera kugaruka cyane imihanda, dore ko zaherukaga imihanda cyane guhera mu mwaka ushize 2025 bivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, ubwo abantu benshi bavugaga ko Kimenyi na Muyango baba baramaze gutandukana. Ibyo ngibyo rero ba nyir'ubwite bakaba batarigeze bagira icyo babivugaho icyo gihe, ariko Muyango icyo gihe yaje gusa nk'uca amarenga ku mbuga nkoranyambaga, dore ko yari yavuzweho cyane, yaramaze igihe avugwaho cyane, akaza gufata umwanya akagira inama urubyiruko by'umwihariko abakobwa bifuza kujya mu nzira y'ubwamamare. Icyo gihe yanditse amagambo akomeye, yandika page nini cyane
agaruka ku kugira inama cyane cyane abakobwa babwira bati nyahaboneka mujye mwitwararika nimuraruka munabigiyemo muzirinde ko umuryango wanyu cyangwa se ibyerekeranye na famiye yanyu byajya hanze. Cya gihe cyose uzamenya ko ugiye kuba icyamamare uzitegure kuzahura n'ibibazo kandi uzamenye n'uburyo uzahangana n'agahinda gakabije uzahura nako. Avuga ko rero nk'imbuga nkoranyambaga ni kimwe mu bintu bitera agahinda gakabije, kandi koko iyo witegereje neza ukareba uburyo abantu bakwinjirira mu muryango bakakugira mu buzima bakavuga byinshi kuri wowe bigiye bitandukanye, biba bigoye nyine urihangana, ariko nyine bikubaho uko byagenda kose ntabwo hareka kugira agahinda. Ariko iki gihe yagiraga inama urubyiruko arubwira ati nyaboneka aho kugira ngo wirukire inzira y'ubwamamare utazi neza niba uzabasha kuba wakontorora umujinya wawe, agahinda kawe, ngo ubashe kumenya uko uzabyitwaramo, nyaboneka iyo nzira wayireka. Ariko mu gihe wumva ko ubishoboye uzaze ube icyamamare kandi bizakunda, amafaranga uzayabona, ibintu byinshi ukeneye uzabibona, ariko n'ibyo ngibyo uzitegure ko nabyo uzahura nabyo. Rero ibyamamare byinshi bikunze kujya bibibaho ibintu nk'ibi ngibi bitandukanye. Noneho nk'iyo umugore ari icyamamare n'umugabo akaba icyamamare, bose mukora ibintu bitandukanye kandi mukurikirwa n'abantu benshi, bikunze kubaho rero ugasanga n'ingo zabo zirasenyutse. Rero mu minsi yashize ubwo byacicikanaga cyane ku mbuga nkoranyambaga, uyu nguyu Nana aza agahamya neza uburyo ngakundana na Kimenyi, akavuga byinshi kuri we, ngira ngo mwagiye mubyumva ndetse mwakomeje no kubyumva muri video zagiye zitambukaho, zagiye zicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abantu benshi bahise bategereza kuvuga bati ese Muyango nyuma yo kubona ibi ngibi, nyuma yo kumva ibi ngibi byose araza kubivugaho iki? Dore ko hari n'abantu nabonye bajyaga bajya muri commentaire z'utu video twagiye ducicikana bakameshoninga Muyango bagira ngo babimwereke ati ibi bintu koko we ko ntacyo bivugaho, kutazanaye ngo wihimure, kutazanaye ngo wimara agahinda ugira icyo waba wavuga. Gusa ikintu gitangaje n'uburyo byatunguyemo n'abantu, n'uburyo Muyango yishishekeye cyane, abantu bakabibaza impamvu Muyango atagize ikintu avuga. Ariko nyuma y'uko bicicikanye bugicya mu gitondo, yikojeje ku mbuga nkoranyambaga ze yandika amagambo akomeye, ariyo ngira ngo tugarukeho. N'amagambo ariko yarakubiyemo isengesho mu buryo bugaragaza ko ibyo ngibyo bibonye ariko atabyitayeho, ahubwo we ari kwisengera ndetse ari no kwita ku muhungu we yabyaranye na Kimenyi nyine uyu nguyu Miguel. Dore ko yapostinze utuvideo twinshi dutandukanye, amujyana ku ishuri, ajya kumutahana, akajya postinga utuntu twinshi bigaragaza ko atabyitayeho, ahubwo we yitaye ku mwana we cyane, dore ko amukunda kandi adasiba kubigaragaza. Yewe no mu biganiro byinshi akora bitandukanye, mu binyamakuru bitandukanye, akunze kubigarukaho avuga ko akunda umwana we cyane ku rwego rwo hejuru. Rero nyuma y'uko bicicikanye ku mbuga nkoranyambaga, Muyango yagiye kuri Snapchat ye yandika amagambo agira ati, ubwo byari byacicikanye ku mugoroba, hanyuma mu gitondo buracya yandika amagambo agira ati, data wa twese uri mu ijuru, wakoze ku bw'iki gitondo n'impano y'ubuzima, ngushimiye impuhwe zawe n'urukundo rwawe n'ikiganza cyawe kindinze. Ntangira uyu munsi Imana uyobore intambwe zanjye ku cyiza, undinde njye n'umuryango wanjye, uturinde ikibi, uturindire mu rukundo rwawe, wuzuze umutima wanjye amahoro, imbaraga n'ubwenge, ibyo nkora byose bize kuba iby'umugisha kandi bigushimishe. Ibyo mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Nyuma y'uko rero abantu bari bategereje kureba icyo Muyango ari buze kuba yatangaza, icyazi buze kuba yabivugaho, babonye yipostingira iryo sengesho, arangije akajya ashyiraho utuvideo, ngira ngo muri kugenda mutubona muri screen zanyu, ashyiraho utuvideo dutandukanye yipostingira we n'umuhungu we, ajya kumukira ku ishuri, amujyana, yewe banari kumwe, ubona bagenda baseka, ubona ko atabyitayeho cyane, ndetse anagaragaza ko igihe kinini cyo kuba yarababaye yakinyuzemo bihagije, nta kindi gihe agomba kongera guha umubabaro ngo umukandamize cyangwa se umufate, kuko yabigaragaje ko mu bihe byashize yigeze kubabara cyane ubwo yavugwaga. Hari n'abantu bigeze kuza bakajya bamwiyitirira bakavuga ngo nge ndi nyirasenge, abandi bati nge nakoze mu rugo rwe, bya bindi nyine by'abantu benshi baha ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo murabizi. Hari abantu rero bazaga bakaza bigira ngo nabo muri famiye, bakabaza bavuga uburyo ngo Muyango ngo yananiranye, ngo ibiki n'ibiki, ariko Muyango akavuga ko yahuye n'ibintu byinshi bikomeye adakwiye no kuba yatangaza. Iyi nkuru rero nyikoreye iki? Nyikoreye gushimira Muyango kuri iyi nshuro. Ni umuntu wagaragaje ikinyabupfura cyane, ni umuntu wagaragaje ubumuntu, ni umuntu wanze kwitaranga cyangwa se nawe ngo yiteze isi, cyane cyane ko burya iyo wabyaye ndetse unateganya no kuzabyara uba ugomba kugira indangagaciro zigomba kukuranga. Rero Muyango ni umwe mu bantu bagira indangagaciro zikomeye, ni umuntu utasanga ari gusubizanya n'abantu ku mbuga nkoranyambaga mu magambo adafututse cyangwa se adasobanutse.
ni umunyabwenge cyane kandi iki kintu ni ikintu cya hatari dukwiye no kumwigiraho tukabona isomo rikomeye. Yaravuzwe avugiye abantu benshi baramugarukaho, yewe na Kimenyi babivugaho gutyo nawe yabigarutseho, ariko Muyango ni umwe mu bantu batigeze bagaragara yaza kugira icyo abivugaho kuri ibyo ngibyo, nubwo yabibazwaho nubwo yagira gute. Ngira mwagiye mubona n'ama interview menshi yagiye akora haba ku Gihe ndetse n'ejo bundi kuri Rwanda. Iyo Muyango agize icyo abazwaho rwose ku bijyanye na famiye ye nta kintu ajya abivugaho rwose, ahita bisimbuka. Rero nakomeje kugenda mbona n'utu tuvideo dutandukanye adupostinga, nkajya mbona na ba Vestine uririmbana na Dorcas nawe yamuha udutima twinshi cyane, ubona ko amukomeza ndetse anamwishimiye, avuga ati rwose ni wowe muntu wagerageje kugaragaza ikinyabupfura. Ni ukuri ubona ko hari abantu benshi bagiye bamwigiraho. Muri commentaires zitandukanye nagiye mbonamo ko harimo abantu babyishimiye bavuga bati nicyo nkundira Muyango, nicyo nkundira umukobwa mwiza nk'uyu nguyu. Ngayo nguko rero ni icyo nagira ngo tube twaganiraho muri aka kanya. Ndagushimiye cyane wafashe umwanya ukabana nanjye kuva iyi video itangiye kugera kuri uyu munota, ni iby'agaciro gakomeye. Yabureka nukundi ibyo dukora ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza twibanire mu biganiro bigiye bitandukanye umunsi ku wundi ngenda ngutegurira. Ciao ciao, Imana ibarinde.